السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ishimwe n'ikuzo ni ibya Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'imigisha bisakare ku ntumwa yasoreje izindi, ku ntumwa Nabiyina Mustafa Muhammad, we n'abiwe n'abasangirangendo be bamukurikiye ndetse n'abazakomeza kugera ikirenge mu cye, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushyira muri abo ngabo. Allahumma amin. Aka kanya ndagafashe ngo nifurize abayisilamu bose aho bari hose, mbifurize ukwezi kwiza gutagatifu, ukwezi kwiza kwa Ramadan, ukwezi kwiza kw'imigisha. Nyagasani bavuze ngo shahru Ramadan al-mubarak, mu by'ukuri ngo ukwezi kwa Ramadan ni ukwezi kw'imigisha. Ndifuriza abayisilamu bose aho bari, abari mu Rwanda, abatari mu Rwanda, ko mwagira ukwezi kwiza kw'imigisha, na nyuma y'ukwezi kwa Ramadan kandi ibikorwa byiza ntibizahagarare, bizakomeze bigende kandi bigere kure. Fasha umwanya rero nanone ngo nifurize bamwe mu nshuti zanjye za hafi zo duhorana mu buzima bwa buri munsi, abo mu muryango wanjye b'abayisilamu aho bari hose ku isi, ndifuza ko mwazagera ukwezi kwiza kw'imigisha. Nyagasani abivuze shahru Ramadan al-mubarak, ukwezi kwiza kw'imigisha tugomba kuronkamo ibintu byinshi kandi byiza. Ndabasaba ko rero ukwezi n'ibikorwa byiza byose byagaragaye mu kwezi kwa Ramadan byazaba icyicaro cyangwa se ikiraro kizatugeza kuri Jannat Firdaus, mu rwego rwiza rushimishije Nyagasani yateguriye abemera. Iyi message yanjye yari y'uyu munsi, niyo nari nateguye kubagezaho uyu munsi, kubera ko uno munsi ni itariki ya mbere y'ukwezi kwa Ramadan. Nyagasani rero iminsi 30 tugiye gusiba cyangwa se 29, tuzarongemo ibindi bintu kandi byiza, tuzakora ibikorwa byiza hirya no hino. Buri Muislamu wese ahari ku isi, buri Muislamukazi wese ahari ku isi, imbaraga zishire mu kugandukira Allah, kubera ko muri uku kwezi kwa Ramadan amashitani n'amajini atari meza byose biba bifungiranwe kugira ngo kube kwa kwezi kwiza kw'imigisha. Rero mu gihe amashayitani arabaziritse, natwe tube duhugiye mu gukora ibyiza inshallah ta'ala. Rero Nyagasani azabahe gusoza uku kwezi kwiza kwa Ramadan, azaha umugisha buri umwe wese uzabasha kugusiba, kandi icyo azasaba cyose Nyagasani azamuha imbaraga zo kuba yakigeraho kandi azakimuhe bitamugoye. Abayisilamu bose rero, abo mu muryango wanjye, abaturanyi banjye, inshuti zanjye, abayisilamu bose aho bari hose, bazagira igisibo cyiza. Nyagasani avuga muri Quran ati innal muslima al-akhwa, ngo umuyisilamu ni umuvandimwe w'undi muyisilamu. Buri muvandimwe wanjye rero ahantu ari hose, nifurije igisibo cyiza cy'ukwezi kwa Ramadan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.